yazaga yirukanka yahagizwa nuko yaraye hanze, akaza yiruka yambaye ibirenge. None se umwaka wabaye gutya byagenze ute? Ngo naraye mu kaburi, none ndarebye ngo mbona arimo ndi, none ndaje umusengere. Yatonze urume muraruzi? Yatonze urume urumeza ibyondo by'ahantu mu kaburi byamwuzuye. Twashyinguraga ahantu hari umubande, we niyo yakundaga kujya kwibera mu gitondo kare. Amahirwe yagize, impamvu mubona abantu bajya gukorera Imana ejo ngo babiretse, burya bapfuye kwinjira. Nshuti bakunzi ba Urugi Rukinguye TV, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, tubashimira uburyo mugiye mudushyigikira muri uyu murimo, kuri channel yacu. Imana ibaha umugisha, witanga wese akumva ibiganiro byacu akadushyigikira, akatanga comment na subscribe. Turamusabira umugisha w'Imana, ukora share Imana imuha umugisha. Muribuka rero kubushize twari twabagejejeho ikiganiro cy'umukozi w'Imana Imana yakuye mu bata bwa Satani ikamuha agakiza. Tubasezeranya ko tuzabaha n'ikindi gice cy'umuntu wamusengeye. Uwo muntu wamusengeye rero niwe tugiye kumva. Twiringire ko wacyumvise. Niba utaracyumva usubire inyuma ugende ucyumve kuri Urugi Rukinguye, kandi niba waracyumvise Imana iguha umugisha. Uwo mukecuru rero wasengeye uwo mukozi w'Imana akabasha gukizwa yitwa Annonciata, niwe tugiye gukurikirana. Imana iguha umugisha wowe ugiye gukurikirana na iki kiganiro, kandi nawe wumve ko hari uwo wasengera, ntiwigaye, ahubwo nawe wumve ko hari uwo wasengera. Abantu bakiri mu bata bwa Satani ubasengere, dufatanye tubasengere kugira ngo Imana nabo ibakize. Kurikirana iki kiganiro rero, reka nsenge ubundi Imana iduhane umugisha. Urakoze Mana yacu kubw'iki kiganiro nacyo tugiye gukurikizaho cy'umukozi wawe wasenze agakiza akabohora umwana wawe. Mwami Imana, ndasenga mu izina rya Yesu, natwe mu gihe cyacu ngo dufashe kugira ngo tubashe kubohora abari mu bata bwa Satani, tubashe kubasengera, tubashe kubigisha, tubashe kubingingira kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kugira ngo ubwo uzaza kutujyana uzasanga dufite iminyago twabohoje tuyikuye mu maboko y'umwanzi. Urakoze Mana ko umugisha umujakazi wawe ugiye kuduha iki kiganiro, kandi urakoze ko ufasha n'abagiye kucyumva. Twebwe twese uduhana umugisha, dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Turashima Kristo umwami n'umukiza wacu. Tugeze umugisha kubona umubyeyi wacu Annonciata, ni mama mu buryo bw'umwuka, kuko niwe wadusengeye aradufasha, atubyaza ubutumwa, amaze kudusengera ku burwayi bukomeye bw'abadayimoni bari bwaratuzonze. Rero mubyeyi turabakiriye mu izina rya Yesu. Reka tubasabe mudusengere, nimwamara kudusengera ubu muratugezaho ijambo ry'Imana. Nimwamara kutugezaho ijambo ry'Imana nuko turakomeza tuganira. Rero ni karibu, Imana ibahe umugisha. Namwe murakoze cyane kutwakira. Reka dusenga Imana kubera ko ariyo kubahwa no gushimirwa. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ubutwari n'ubushobozi n'ububasha bwawe ufite. Tugushimiye ko uri umunyembaraga, tugushimiye ko udukunda kandi utwitaho uko bwije n'uko bukeye. Uhora uri maso, ntabwo ujya usinzira ku bwacu. Turagushimye, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, kandi ubwami bwawe nibuza bukorere muri twe. Ubwami bwawe nibuza butubature by'ukuri. Turi imbere yawe rero Kristo, ngushimiye ko ngeze aha ngaha kubw'urukundo rwawe n'imbabazi nyinshi uhora ugira, kandi ngushimiye ko iyo uvuze ibyo uvuze byose urabikora. Uri umukozi w'umuhanga, uri Imana y'inyabwenge.
ni wowe utubeshejeho, burya turiho kubw'ubuntu bwawe Mana. Urakoze rero, turi imbere y'amaso yawe, sengeye abakozi bawe Data wa twese uri mu ijuru, ndabakweretse kugira ngo Mana wururukire hagati yacu, utugirire neza nk'abakozi b'Imana yaduhamagaye tukumva ijwi ryawe tukitaba tukagukurikira, nk'Imana itazadutererana ngo itureke, ahubwo Yesu Umukiza mwiza wadupfiriye ku musaraba i Gologota ukabambwa kubw'ibyaha twakoze, nicyo gituma natwe tukubaha kandi tugukurikira, ndetse kugukurikira ntabwo twibeshye, kugukurikira harimo amahoro n'imigisha, kugukurikira kandi amaherezo tuzaba mu bwami bwo mu ijuru. Aho bana natwe rero amagambo turi buvuge, ibyo turi buganire mu ijambo ryawe urishyigikire kuko uri Imana, turinde kugabanya no kongera kuko ariko ijambo ryawe ritubwira ngo nitugabanya muri aya magambo aba muri Bibiliya ngo tuzagabanywa ku giti cy'ubugingo. Turinde kugabanya Mwami Imana yacu, ahubwo uduhe gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima, ari byo bikorekera aha hantu. Tubigusabye twizeye kandi dufitiye ibyiringiro, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ndi umukristo, mbora mbihamya, naho igihugu cyose cyanseka. Ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo, n'icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda, yemwe n'icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ndi umukristo, umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Ndi umukristo, naho naterwa n'ibyago ngaba no ku rugamba. Ndi umukristo, ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'Umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Mfite umugaba n'Umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Ndi umukristo, ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Byino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ndi umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu, ndanzaribayo yanda n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ndanzaribayo tanimiruho, abaho bose baguwe neza. Ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose, kumva nduhuwe n'Umwami Yesu. Ndi umukristo uko ndi kose, maze nindumirwa ngiye gupfa, yemwe nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru, yewe nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru.
Imana ishimwe. Muririmbyi ndamukunda, muririmbyi yaratangiye ngo ndi umukristo nzahora ndiwe, kandi mu bintu byose ngeze ku gupfa. Abo ati mu ntambara ndasana n'ibyaha, ariko mfite umugaba ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Turanesha kubw'Imana, turanesha kubw'urukundo Kristo yadukunze, turanesha kuko dufite umugaba w'ingabo uturangaje imbere. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Muririmbyi arongera aravuze ngo ndi umukristo, ndi umwimukira. Ukumubona uku turimo twirirwa mu isi tugendagenda, ukumubona abwira tukaryama, twagira amahirwe bukongera bugacya, ariko turi mu rugendo, turi abagenzi, turabimukira, turakomeje muri uru rugendo, kandi iwacu ni mu ijuru. Niho Pawulo yaravuze niho dutegereje umukiza ko azava. Turi abakristo, turabimukira, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Niho tutazongera gusonza, niho tutazongera kubabara, niho tutazongera gupfusha, niho tutazongera guhangayika, niho tutazongera gukebaguza ngo intambara zirahari, iwacu zizaba zirangiye. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu muririmbyi aravuga ati ndi umukristo, ndakomeje mu rugendo rwanjye, ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Arongera ati kandi nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Imana ishimwe. Mu ijuru ni heza, mu ijuru niho iwacu, niho dutegereje Kristo ko azaza agahagarara ku bicu akaduhamagara ngo nimuze abo data yahaye umugisha. Natwe dushima ngo haleluya, umwami twategereje araje. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi turimo ni iminsi yo gusaba ubwenge. Iminsi turimo ni iminsi yo gukorera Imana, tudakebaguza, tutareba hirya no hino, kubera ko urugendo tugiye kurusoza. Twaratangiye, turakomeza, kandi turakomeje, ariko urugendo tugiye kurusoza. Urugendo rugiye kurangira, ariko abiringiye Imana, abiringiye Uwiteka, ni muhumure, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ngiye kuza mu gitondo, nubwo nabanje gushakisha uburyo bw'amatike simbona uko nza, ariko rata n'ibyinda byari birimo. Nabanje gushaka utuboga ndateka, ariko nje ndaturiye mpamagaye umukozi w'Imana, numvise ko mugiye kugenda, ndavuga utwo tuvoga mutukire mu kabakure ndaturya ngarutse. Hari umwana mbwiye ngo atumbikire, niba ari butujye niba ari butubike, ariko ntacyo bitwaye. Ubwo rero n'ibyinda nabyo tuzabisiga, tugiye iwacu mu ijuru nibwo tuzajya tugahaga ndetse tugasigaza, ngo tuzashira inyota, tuzashira inzara, mbega mu ijuru tuzagubwa neza. Niyo mpamvu duhatana, nubwo duhura n'ibiturushya n'ibitugusha, ariko tuzabona Imana, tuzajya mu bwami. Imana ishimwe. Turasoma igitabo cy'Abami, Abami ba mbere. Pasiteri aradufasha kuhasomana habona. Abami ba mbere ibice 3. umurongo wa kangahe? Abami ba mbere ni ibice 3 n'umurongo wa 10. Ibice 3 n'umurongo wa 10. Haranditswe ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana iherako ibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, nuko nkugiriye uko unsabye.
dore ngo umutima w'ubwenge ujijutse mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe. Imana idufashe. Amen. Aya magambo Salomo yanditse, aya magambo y'ubwenge Salomo Dawidi amaze kuva ku ngoma cyangwa arangije uyu murimo wo kuyobora ubu bwami ababisiraheli, Salomo niwe wasubiye ku ngoma ya Dawidi. Salomo ageze ku ngoma ya Dawidi yareba agasanga harimo abamurusha ubwenge, yareba agasanga harimo abamurusha ubukuru, yareba agasanga harimo n'abamurusha amashuri. Salomo yitegereje neza aravuga ati kubera ko ari isezerano data yahawe n'Uwiteka, akamubwira ko ingoma ye ari inyo uzayitwara, akaba ari igihe wicara ku ntebe y'ubwami bwa data. Ese ko data yakoranaga n'Uwiteka kandi bagakorana neza, umutima we ukashimwa n'Imana kubera gukorera Imana neza, ese ubwenge data yagiraga, imbaraga data yagiraga, ese nazikura hehe kugira ngo nyobore abantu bandusha ubukuru n'ubwenge n'ubunini n'uburebure? Bari banini, bari barebare, bari bafite imbaraga, ariko Salomo yitegereje neza asanga harimo n'abamurusha ubwenge, asanga harimo abamurusha ibitekerezo n'ingo zikomeye. Aragenda ajya kugisha Uwiteka inama. Haleluya. Amen. Gusaba Imana ubwenge, kugisha inama Uwiteka. Salomo aragenda ngo ageze ku kanunga, ageze ku musozi Gibeyoni, agiye gutamba ibitambo, ngo asaba Imana, arayibwira ati Mana, aba bantu nyoboye reba uko bangana, reba uko bameze, ahubwo ngereka nkwisabire, ndagusaba ubwenge bwo gushobora kuyobora aba bantu. Imana imwitegereje kubera ko amaze gutamba igitambo yanejeje Imana, aramubwira ati rero kuva uyu munsi unsaba icyo ushaka cyose. Salomo arebye asanga gusaba ubwenge ariko gukubiyemo byose. Aba ati ninsaba Imana ubwenge niho nzashobora kumenya no kumva no kumenya iyo njya niyo nerekeza ubu bwoko bundusha amaboko. Aragenda abwira Imana ati Mana, nkwisabiye ubwenge. Uwiteka amaze kumva amagambo Salomo avuze, anezererwa Salomo, aramubwira ati unsabye neza, ntabwo usabye ko abanzi bawe bapfa, bari bahari benshi. Ntabwo usabye abanzi bawe gupfa, ntabwo usabye ubukire, ntabwo usabye ibindi byaguhesha ibyo ushaka, usabye ubwenge. Kubw'icyo usabye ikintu cyiza kandi cyane. Kubw'ibyo ndabuguhaye, nguhaye ubwenge. Hepfo haratubwiye ngo nguhaye n'ibyo utasabye. Haleluya. Nguhaye n'ibyo utasabye. Mu bakubanjirije no mu bazaguheruka nta n'umwe uzahwana nawe. Mana ishimwe. Aya magambo Pastor asomye twayasubiramo. Murihangana mu busaza bwanjye, ariko ndakihangana kubw'umwuka wera w'Imana. Mana yangiriye ubuntu, Mana yampamagaye, Mana irandoranya, ingabira uyu murimo mwiza wo kuyikunda no kuyikorera. Imana yangabiye umurimo wo gukunda itorero, Imana yangabiye umurimo wo kuvuga ijambo ryayo no kuririmbira Imana. Imana uburyo yangiriye ntabwo naburondora ngo mbushobore. Yesu yangiriye neza. Kubw'ibyo rero ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera ko ibwira Salomo iti kuko ibyo ari byo usabye, ukaba utasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Nuko nkugiriye uko unsabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge
ujijutse mu bakubanjirije cyangwa mu bazaguheruka cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe. Haleluya. Amaze gusaba ubu bwenge, amaze gusaba ikintu cyiza kinejeje Imana. Hari uko tujya dusaba burya tugasaba Imana ibyiza, tugasaba bike bikaduha byinshi. Mwuka Wera akadusabira byinshi, Mwuka Wera akadusabira ibikwiriye. Uko dusaba nk'abana batoya, Mwuka Wera dusabira nk'umuntu mukuru. Mana ishimwe. Haleluya. Mwuka Wera akadusabira ibikwiriye. Tidusabe ngo Mana nkeneye imyenda myiza, Mana nkeneye inka, Mana nkeneye amatungo, Mana nkeneye amazu. Oya, tugaca bugufi ngo ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo uduha. Salomo asaba ubwenge. Nuko gusaba ubwenge yarazi ko ahawe ubwenge bwo gushobora gukorera Imana uyu murimo wo kuyobora abaturage bayo. Ariko Imana data wa twese ibirebye iramunezererwa, iramubwira ngo nguhaye n'ibyo utasabye. Mu ijambo ry'Imana kuvuga ngo nguhaye n'ibyo utasabye ni ukuvuga ibiguhaye byose. Ibiguhaye byose, icyo wifuza cyose uzagihabwa kubera ko wasabye neza. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe, Mana ishyirwe hejuru. Cyubahiro ni kibi cyayo. Bwira Salomo ati kuko usabye neza uko nguhaye ubwenge kandi nguhaye n'ibyo utansabye. Tugeze ku murongo waho wa 12. Nuko haranditswe ngo nuko nkugiriye uko unsabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe. Imana ishimwe. Kwicisha bugufi. Haleluya. Kwicisha bugufi. Salomo yagiye yicishije bugufi. Salomo ajya gusaba ubwenge yicishije bugufi. Salomo ajya kubusaba afite ubwoba. Salomo ajya kubusaba avuga ati iyi ntebe ko ndayihozeho, ubu bwami ko ntabuhozeho, ko data yacaga imanza ko ntabishobora, ko data yayoboraga ubu bwoko ku Mana ko ntabishobora, reka njye kugisha Uwiteka. Aca bugufi muri we, aca bugufi yisabira Imana ubwenge. Yagiye afite ubwoba, yagiye yubashye Imana aciye bugufi, ajya kuyoboza Imana inzira, ajya kubaza Imana uko azayobora ubu bwoko, ajya kubaza Imana uko yakora uyu murimo. Agendera mu bushake bw'Imana, yanga kwiyobora, yanga gusaba ubutunzi, yanga gusaba ko abanzi be bapfa nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye. Abanzi be bari benshi ariko yanga gusaba ko bapfa. Salomo asaba neza, yicisha bugufi imbere y'Uwiteka, aravuga ati data ngusabye ubwenge nibwo nzabasha kuyobora aba bantu. Imana imuha ubwenge rero. Aho twari tugeze ku murongo wa 13 haranditswe ngo kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe. Haleluya. Ubutunzi nguhaye, kubahishwa nguhaye, bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bakubanjirije n'abazagukurikira nta n'umwe uzahwana nawe. Umva gusaba neza, umva gusaba Imana neza, inyungu iri muri byo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Kudasabira abanzi bacu gupfa, kudasabira abanzi bacu kubabara, ahubwo tukisabira Imana ubwenge. Uyu mugabo ndamukunda. Iyo ngeze muri aya magambo yasabye Imana ubwenge, iyo ukomeje kuhasoma usanga hari amagambo meza cyane. Ngo nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongera kurama. Mana ishimwe. Mana igitwongera no kurama tutabizi.
kubera ibyo twasabye, kubera uburyo twayikoreye, igitwongera kurama inshuti z'Imana, igitwongera kurama abakozi b'Imana. Tujye dusaba neza, ibyo dukenye byose tubisabe neza kandi twicishije bugufi, tubyingingiye dushima, tubyingingiye dushima, kubera ko Imana yacu ntabwo ari Imana y'intambira kibi, ni Imana yumva, ni Imana ihorana natwe, ni Imana itajya idusiga, ni Imana tubwira ikumva, ni Imana dusaba ikaduha. Njyewe Imana yacu uko nyifata nk'Imana ikomeye kandi ikiranuka, nyifata nka mwene wacu wo hafi cyane, uhora muri nge, uhorana nanjye, ureba amaganya yanjye, ureba imibabaro yanjye, ureba ibyifuzo byanjye, kandi icyo nshaka cyose Yesu arakimba. Haleluya. Amen. Nimureke twubaha Imana, nimureke duce bugufi, nimureke tuyikorere, tuyubaha, tuyisaba, tuyinginga, kandi dushima ko twamaze kumvirwa. Imana ishimwe. Uyu mugabo rero aya magambo uyakomeje, ngo maze Salomo aribambura amenya ko yarotaga. Bukeye asubira i Yerusalemu, ahageze ahagarara imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, ahatambira ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko ari amahoro. Amena. Amen. Amaze kubona ko Imana yamwishimiye, amaze kubona ko Imana yamwumviye, amaze kumva ubusabane n'Imana, amaze kumenya ko Uwiteka Nyiringabo azajya mugenda imbere, ari uzajya muyobora iburyo n'ibumoso, ari uzajya yihutira kumubwira ngo kora kuriya, genda kuriya. Salomo ngo aragenda arashima, atamba ibitambo by'uko ari amahoro. Mana ishimwe. Tamba ibitambo by'uko ari amahoro, atamba ibitambo by'uko yumviwe n'Imana. Nawe umve kugabirwa n'Imana, ikakugabira imigisha, ikakugabira n'ibyo utasabye, ikaguha ubwenge, ikakubwira ngo no mu bami bose bo mu isi, abakubanjirije n'abazagukurikira nta n'umwe uzahwana nawe. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe cyane. Aya magambo iyo tuyakomeje niho dusanga Salomo yaratangiye guca imanza, akazicira bariya bagore ngo bari abamaraya babaga mu nzu imwe. Barabyara, bamaze kubyara ngo umwe amaze gatatu abyaye ngo n'undi arabyara. Hanyuma bamaze kubyara bombi, bamaze gukikira impinja zabo, ngo uwabyaye umwe muri bo apfusha umwana. Nijoro abonye mugenzi we asinziriye, afata uriya mwana wapfuye amushyira mu gituza cya mugenzi we, afata umuzima aramwishyira. Nawe wumva uko waruca abo bantu bakubereye mu rugo, abo bantu bakubereye mu nzu cyangwa mu gihugu. Utekereze uko wabigenza utasabye Imana ubwenge. Nuko noneho bukeye mu gitondo ngo kare ngo agiye konsa umwana, ukomeje gusoma niko hatubwira ngo agiye konsa umwana, ngo asanga agiye konsa uwapfuye. Arebye neza asanga uwo mwana wapfuye atari uwe mu gitondo, asanga atari umwana we. Ngo aravuga ati Mana, uyu mwana ko atari uwanjye, ahubwo ku wanjye ndi kubona ruriya bimeze bite. Ngo yihuta cyane kujya kubibwira umwami. Amaze kubibwira umwami, wa wundi nawe wishyiriye umuzima kandi atari uwe, aragenda aravuga ati rwose uyu mwana ni uwanjye. Mugenzi we ati ntabwo uyu mwana ari uwawe. Umwe ati ni uwanjye, undi ngo ya, undi ngo ni uwanjye, undi ngo ya. Salomo aravuga ati nimunzanire ingota. Ingota barayizana, ngo arababwira ati nimuce uyu mwana, ni mu mucemo kabiri, umwe mu muha igice kimwe, undi atwara ikindi. Wa wundi nyina wa mwana ngo aravuga ngo oya, ni mumuhe amwijyanire. Mana idufashe. Ni mumuha amwijyanire. Yumva ko ntacyo bitwaye, yumva imbabazi z'ububyeyi ziramuteye,
yumva nta kindi yavugira imbere y'umwami n'abatware, aravuga ati oya nimumumuhe, yenda nzajya murebaho, yenda nzajya mubona, ariko ntacyo bitwaye, nimumumuhe mwimwica. Salomo ngo abibonye kuko yasabye Imana ubwenge. Haleluya, amen. usaba Imana ubwenge. Salomo kubera yasabye Imana ubwenge, ngo aravuga ati uyu mwana nibamumuhe. Bamuha nyirawe, wa wundi atahira aho ngaho kubera gusaba Imana ubwenge. Imana ishimwe, twagombye kujya dusaba Imana ubwenge, ugasaba Imana ukayigisha inama, ukayiyoboza inzira, burya nibwo buryo bwiza. Niko umuririmbyi yavuze ati turasaba Imana ubwenge nk'ubwo wahaye Salomo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya, amen. Salomo mwana wanjye umenye Imana ya so, iyo yakoreraga bari uzakorera. Salomo mwana wanjye umenye Imana ya so, iyo yakoreraga bari uzakorera. Salomo mwana wanjye umenye Imana ya so, iyo yakoreraga bari uzakorera. Salomo mwana umenye Imana ya so, iyo yakoreraga bari uzakorera. Amen. Uyu Dawidi niwe wabwiraga Salomo ati ujye umenya Imana yanjye. Imana ya so. Salomo yahoraga agendera imbere ya se, yahoraga yumviriza ibyo se avuga, yahoraga yumviriza ibyo se akora. Hanyuma ageze ku ngoma aravuga ati njyeweho ndasaba ubwenge, Imana irabumuha. Niko twamaze gusoma, Imana izi gutanga ubwenge, Imana irashoboye kandi ishoboye byose. Niyo mpamvu Kristo we yavuze ati umuntu ushaka kungurikira yiyange, yikorera umusaraba we angurikire. Muri iyi minsi se abantu barakikoreye imisaraba? Reka da, ntabwo umuntu akikorera umusaraba. Abantu bari kwikorera umusaraba. Umuntu yawikorera yabona umuremereye akawushyira hariya. Umuntu yakwikorera umusaraba yabona umunanije agashyira hariya. Umuntu yabona umugore we akabona atakimunyuze akamusiga akajya gushaka undi. Umuntu yabona abana be akababona nk'abatarabe akabata akajya gushaka ahandi, kandi urugo agezemo akarusangamo abandi batarabe kandi akabana nabo. Imana ishimwe, Imana itugirire neza, Imana iturengere muri iyi minsi, muri ibi bihe bikomeye, ibihe bigoye. Turi mu minsi iheruka iyindi, turi mu minsi ya nyuma. Uko twatangiye uru rugendo naho turugejeje ntabwo ariko mbibona. Mbere twatangiye urugendo dukorera Imana neza, dusenga Imana, turabo kwifuzwa, turabo kwifuzwa. Kandi no muri iki gihe tugezemo abenshi turacyarimo ab'umumaro. Imana idufashe, muri iyi minsi turacyariho ab'umumaro. Impamvu mubona abantu bajya gukorera Imana ejo ngo babiretse, burya bapfuye kwinjira badasomye ijambo ry'Imana, bapfuye kwinjira batazi indirimbo ikimwigisha n'ikimuyobora. Ariko uyu muririmbyi we yaravuze ngo ngende umukristo, ngo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose nzageza ku gupfa. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, ngo kandi mu bintu byose nzageza ku gupfa. Njya nkunda uyu mupasiteri, umupasiteri Semajeri ndamukunda. Buriya Semajeri kuva yakizwa, bene data kandi bana banjye, kuva Semajeri yakizwa ntabwo yigeze arambika agakiza k'Imana yacu hasi habe na buhoro. Imana ishimwe, agikizwa ndibuka uko yazaga yirukanka yahagizwa nuko yaraye hanze, akaza yiruka yambaye ibirenge. None se mwako wabaye gutya byagenze ute? Ngo naraye mu kaburi, none ndarebye ngo mbona arimo ndi, none ndaje umusengere. Yatonze urume muraruzi? Yatonze urume urumeza
ibyondo by'ahantu mu kaburi byamwuzuye, twashyinguraga ahantu hari umubande, we niyo yakundaga kujya kwibera. Mu gitondo kare kare amahirwe yagize twari tugikizwa muri uwo mudugudu dutuyemo, muri ako kagari dutuyemo. Aho hantu dutuye rero nta bantu benshi bari bakahakizwa, ahubwo njyewe n'umutware wanjye nitwe twari tuhakirijwe vuba. ni ukuvuga nuko nta mwanya muremure dufite, twakagombye kuvuga ngo twakijijwe dutya kubera ko ntawukizwa ibyo atahuye nabyo, ntawuvurwa uburwayi atarwaye. Natwe uko twakijijwe twabanje kuba abarwayi cyangwa se twabanje kuba abanyabyaha. Imana idukurayo, iradutarura, idutaruye itujyana mu gakiza k'Imana. Buriya ukubona umukozi w'Imana nabatijwe muri 82, mba umudiyakoni muri 85. Mana ishimwe, ndashima Kristo wangiriye icyizere ko n'uyu munsi ngira umudiyakoni. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ihimbazwe, Mana ihimbazwe. Ubwo muri icyo gihe maze kubatizwa nahise ninjira muri korari, ndagenda ndirimba muri korari aho kuri paruwase, turahakorera umurimo w'Imana. Ubwo bavugaga ngo abantu bajye mu bihande